Bikadaje none iranyingura abaho ko usanga kiba kiri no higiriye ariko kandi naburi kumva abantu bakoma ajuka bareba ntabwo yakufungura umuntu ni ibipangu nta rugo umuntu yakurira ubuse koko ubundi bashagaho ibi bipangu by'iki ariko se babaye tu agakobwa iyo tujye kumareba nubwo natwe tubifite ariko iyo habuze umuntu ufungura hatururira ndagaso bite evo darahariso ntawo hari naho akusi ubu ntabwo warebye nabi ngwino mwirebera ntabwo yabura mani ndabizi tabura mani ubuse yaba yabuze gute ngwino kumwonyereka tabura mani nanga umuntu wevo dasha evo ndagaso ya yive ndakumva man umasa salam mezete wakugese ugere mani njangama ndagira wiki wikirana leta zanyisa shaho zimeze neza banje ewana sha kare ariko bawe cyangwa nibyo mubara byogeje ko yese ndabyeka ngo umukozi wa hano ariko sitaho umukozi sura umwana ubunamara kumesa ko nza kubyo murabyozanye aya rwose genda ubyoze nacazo n'insoza naza kugufasha asama karame yive meze ndagaswi hadaje simana cyafura man idage gute man nese bungu igihe nageriyemo narinzi kuba narangije aya man nese reba atari myinshi nkenda ni myinshi kabisa kandi reka mubwire niyo mpamvu uyu mwana w'abanya nagusuzugura man ya ntabwo yansuzugura man yive ngenge no kubisoza nge koza ibyombo yaracyari umwana kandi man ngiye kintu wanjye man nta gahunda ugira man niko cyabaye nawe urabizi ko ariko cyabaye umbase nose man ubundi reka nkwereke yes ubundi wamubwira ko umwana w'abanyagiye ya gahunda turi kurajya ariko se wowe reka mbanze mesi imyenda dore n'imike abundi tujye kuyikora kandi man nawe nanga ko wipanga mu kazi ubu ntabwo wabisiga iwanyu bakabisigire nese mama ntabwo yafurira imyenda ariko uzamenya gute kuri umwana wo mu bakire man ese ko ndi wo mu bake ngomba kubyikora utuntu twese twajya kwisuka nkahora meze neza ariko imyaka ufite ubu ngubu kwicara iwanyu unamesa man mukanya barashobora n'ibyombo byoze man imyaka mfite niyo kwigira isuku nkamera neza nkagaragara nyine nk'umwana wo mu bake ese ko se nyangira umwanda none ubwo niba ukimeserwa na mama abaye adahari byagenda biti so kwambara imyenda itaneshe shamani igabanya ivogonya man ahubwo ngwino umfashe n'imbere wowe kumesa ariko bro nagaruka nguko ne bro kubera iki se njyewe mwafurase ugafuranye none ureba nagiye kuyisoza shamani kinamaje kubona cyo natandukanye na bari abacabiranya man bwana bari abana bo mu batindi niba ungereranyije nabo ahubwo nubwo ngubwo bakusha n'ubusimu amuginga ahubwo reka ngwerekeze mu kaye samunani duhuze reka tubisoze gutyo kaye samunani twite tubikora tugene ugeze ku marembo mutabite byiza nasi yakunzindukiye cyane nje kureba eka mva ituba bicaye ku ahangaha nasi bite ni byiza siko munambaye nk'umumama yego cyane ibyo bisigaye bigezweho eka cyangwa byaciye wapipe ntiwambwira aha umva ese wari umeze gute nari meze neza hose yesha nawe nari meze neza mbyutse nkora utuntu tw'udusuku none se we mva maze iminsi mfasha hano aha none se ni byiza kutambwira se byarayoza biciramo ahubwo se niba arakubwira oya sharabu ahubwo nari nje ubuzime neza iyi se kandi ubwo se muziguye neza kandi numva nyine ufiteho amakuru ahubwo wowe kuki nazi kuyavuga njyewe Yves yarambwiye utuntu nyine ngo we na Evode ukuntu
ririya dagi reka genda simba kubona Yves mwararanye n'iki n'iki reka Yves se sha ni utuntu nyine tuba turi aho mva ni utuntu tw'uduceri ahubwo se wabimenye gute ko twararanye amakuru mbonye afite yuzuye mva njyewe meze ko ari ibintu by'ibanga mva nta n'ibirenze njyewe na Yves ni uko nyine tubona kuriya nose ntabwo umukunda sha nta rukundo rurahari nyine mva ni ibintu byo biri aho byo gufashanya guteshanya igihe no kumuprofitaho utuntu nyine mva utuntu nkenerwa tu gusa urumva njye reka ntabwo ibintu byo gukunda wapi nose ntabwo mwashwanye oya gushwana hujya ntabwo twashwaye umva rero ni umuntu wanjye nyine bafite nk'umushuti wanjye ariko nyine uko bigaragara fizikali nyine turakundana ariko ni wa muntu uza nyine tukaryoshya tukagira ute nyine ibintu nyine biriya nawe urabyumva shangeshe yawe ni idagi nanjye nshaka umusore umeze gutya yashana kandi voda ahari oya pe ntabwo mukunda umusore umeze nka Yves se uduceri ukwitaho menya ngo wagiye hano waraye niwe mba nshaka maze se niwe mwiza uriya ni umuturage akunda gusenga oya gusenga nyine wowe kugira ngo ibintu byose bigende neza umuntu mubone iki ugomba nyine nawe kumuhindura wasanga nawe umwe muhuye nawe uba umeze nkawe uvuga ngo tujye gusenga nta kibazo ntugire n'agatekerezo nawe uri muri abo bakobwa ngo dukore iki nta kibazo reka ahubwo ndamutinya ntabwo nabimubwira iyo ugomba kumutinyuka ukagenda ibintu ntabwo rega uhita ubikora ako kanya uramutinyuka gahoro umunsi ugakora akantu kanaka ejo nyine gutyo oya bamwe mwarasimba ko duzwiye duhaba mwango tujye gusenga ngo ibiki n'ibiki nose gusenga ni bibi oya mbashaka ko twenjoyinga uri kwenjoyinga ntabwo bita biza ako kanya kwenjoyinga bihera kuri step kumva uyu munsi mwagiye aha ejo mwagiye hariya kumva oya mba nshaka umusore turyoshya tukagenda ahantu tukarara muri za hoteli ariko uriya mwese muzaryoshya mutaganira wakuganira amara urashaka no kuvugana nawe n'umunota umwe reka ni ukuri pe oya umunota ugomba none se ubwo umunota nangerega ntabwo mba nshaka kuvugana na Yves umunota nako ni segonda sibye ko nyine kubera utuntu nyine mba nkeneye uduceri urumva mu rugo ibintu byose ntabwo babimpa kumva nyine gusohoka kwisukisha kujya muri salo urumva buri kwezi ntabwo nabwamama ngo kujya muri salo buri kwezi ngo inkweto ngo gusohoka reka ibyo na mama nta nubwo aba abizi nta nubwo aba azi ngo bivaye cyangwa bijya hehe ariko nyine urumva Yves ni umuntu w'umusirimu wumva turajyana ahantu hashyashya akanyeka ibintu bishyashya kumva kandi ibintu nyine byose bigenda step by step kumva ukagira n'icyo nawe umumarira ntabwo ibintu byizana nose ubugiriye ihe naba nk'inshuti yanjye inama wowe uzabanze witekerezeho ubanze umwige kumva umutinyuka ibyo bintu byo gutinya abantu ntabwo umuntu mwahuye mukuze ufite amenyo wigenza ntabwo uba umutinya mwikise oya ugomba kumutinyuka kumva ukajya muganira ukamuhamagara ukamuhakiya ukamwifuriza ijoro ryiza ariko wowe nyine muravugana iminota 2 ukaramukubye ngo ngiye aha mukavugana ibintu byo gusenga nawe ukajya wikiriza ngo nta ribi reka aho yaramumagaye ngo tujye gusenga nawe mvubona nambaye gutya reka ukaba wambaye nk'umumama se ndi kwanga mwe kuko ndi umwana mwiza inyuma umva ahubwo wowe reka nkubwire sibyo uko muzaramusenga kumva muri kumwe muganira wowe uzagerageza umuhe n'udutekereza cyane rero nshaka kugira ngo usuze ndabona amasaha ari kunywa kari kagenda nta kibazo nyine reka tuzasubira nanjye reka ngume mu turimo twanjye umunsi mwiza nawe iyi minsi yose akaba ari hatari pe dadi ntabwo biba byoroshye kabisa none se sha wowe kuko icyumweru uba wiriwe ahangaha bite byawe erega papa nawe erega nibwo mba mbonye umwanya wo kuba nakicara nkaba nanaryama nkabyuka bitinze kuko mu minsi y'imibyizi yo rwose mbyuka kare noneho n'ishuri biba byacanze siho njya mbona abana hano hanze bajya baza gukomanga cyane udahari baba bagushakira iki buriya barabana n'inshuti zanjye ntibababonye se
ubwo ntabwo baza gushora mu biyobyabwenge mwana we. gusa papa nawe nese uba ubona bari abana ari babi, bari abana bafite isuku, ibyo wambwiye byose nibyo ngenderaho, ngendana n'abana nari ngiye kuvuga ngo bake ariko nubwo atari cyane ariko baba bafite n'isuku papa, n'ubu nzagira ikibazo. Ese hari ibintu mubasha kuganira byaza guteza imbere? Tuba tubiganira cyane, hari uwari washatse no kuzanamo ibintu by'inzoga n'itabi ariko nahise mbakatira kuko mama nyine nawe urabizi ko ukunda ibintu byo gusenga, yumvisha amakuru ko ngenda n'abantu banywa ibitabi yanyica. Kandi nawe utasize. Mwiriwe. Neza. Ayo, umeze neza. Mami wiriwe. Mwiriwe. Amateraniro yagenze ate? Numvira. Umuntu araba ataranatuza, genda ubanze umuzanira icyayi nibwo arananiwe. Papa nawe rero njye nawe. Genda wa mwana w'igenda. Nta nubwo bashaka ko umwanya ngo ngane. Oya. Genda umuzanira icyayi banza. Umeze neza se? Mbaniriwe mu kazi mbananiwe. Umuhungu wawe yabaye yiriwe ntesha umutwe, nta nubwo atuma nduhu. Ive ni komera umuntu w'Rwanda nawe ntashobora kugira irungu, ariko buriya birangiye n'ibyo nkunda nibyo byiza bituma mbese umuntu aruhuka mu mutwe, ibonye umwana arimo araguhugabuza nka gutyo. Neza kuruhuka biba byanze. Yumvishe ndi hariya mu cyumba arampamagara ngo ninza mbwiye, nta kintu kizima yigeze ambwiye, gusa iyo mbujije kuruhuka pe. Ive papa wageze ngo usinari ntanabirangije ahubwo narabiteguye. Erega buriya mami ndamukunda, njyewe namwikundira banyitayeho. Nibyo? Nawe se muzane akarahure? Njye ntabwo ari ngombwa, ndumva ntarabishaka. Njye rero buriya mama njye ngundi iyo yagiye gusenga mpita numva niriwe neza, nta n'umudayimoni n'umwe wankoraho. Nibyo? Nese wowe uba wumva atari umutekano? Uriya mama bakunda gusenga nibyo, ariko nanjye nyine mba nagiye kubashakira imibereho. Ariko nanjye buriya mama ndamwikunda kuko nanjye iyo mubonye iyo ndi njyenyine hano afite irungu, ariko wowe ntabwo ushaka ko naguha n'umwanya ngo tuganire. Reka da, iyo umuntu ananiwe aba agira ngo aruhuke umwanya uhagije. Ese papa utabeshye, nimba waje saa 10 ukaba uri buruhuke ukageza saa 4, nta nubwo wanatekereza kuba wakumva kuba twaganira nk'umuhungu wawe?